hagakwiye ko warashatse gutera inda se ko bishobora vuba je ntabwo nkunda aho bigeze umaze kuntera asikido ungeza wavuwe nande udujyana kwa muganga turasanga uvuye kwa muganga ahubwo se twaje no wa muganga utuye aha hirya turasanga uvuye kwa muganga ari hirya hehe se do heba ariko ka busore kagoyinje papa yajyaga ambwira ibintu nkanga kubyemera none ndabona ari ibyo ngende buza kujya kwa muganga nako turi bujyane turajyana kwa muganga ndebe none nivuye kwa muganga kuko urakabije ngo nge ni kwa muganga w'icyaka ahandi se ko mbonye wambuze byagenze bite mwana wa muhungu w'inshuti yawe ni umwana mwiza pe uzi ko yazanye bya byangombwa by'inka wambwiraga ngo ni iby'ishyamba ibyangombwa by'ubutaka ngoroperi yazizanye ngaho yabizanye ni ukuri ni umwana mwiza namushimye pe Yesu umva nishimye nuko ndwaye ndarwaye byatabi wararwaye mwana wa nizere ko wivuje ariko okay ego ni ngo yaragwatirije oya ntago bishoboka mama ntago sha mama nzakubwira n'ibicamo nzakubwira kuko umva ni byinshi ufite cyo kukubwira nituramuka duhuye rwose ngiye nzakubwira byinshi birenze kuri telefone nebura wamenya nsanze wambuze mpita n'akamayinite dinye ndavuga ati bishobora kuba ari ibintu byihutirwa mbwiye inkuru nziza rwose iranshimishije umva ariko se akabyeri ka sikora amakunda kuba rero sikora n'isaba rwose arasanzwe twese ariko umuntu anywa umutobe akanywa ntabwo ko umuntu anywa umutobe anywa agacupa kabiri ibitobe turyoshye panaje nako ni akasikoro umuntu afata ugasoma gutyo nyine murenzi n'umwe umwanzi n'umwe kabisa nawe rero ubundi ede ubona ko ishansi irangiye neza cyane rwose urangiye rero habaye resebusiyo provisoire ntibagire ibintu badusubirishamo icyo ni cyo kintu cya mbere kimeze kuko ari bagusubirishamo ugasanga ibyo ugiye gukoresha niba bakubwiye ngo ukosora bino range bukosore ugasanga ibyo ugiye gukoresha bihangana n'ibyo wari warakoresheje mbere ubuhombye kwa kutugera ntabwo yarabyizeho kugira ngo wirinde yari ukiza nta kwirindiriza uzareka nimba ari kuri 6 zanditse zisige cyane kuko ushobora gusiga ebyiri ejo bakoni bagusubirishamo ugasiga izindi ebyiri zikaba zibaye imwe kandi hari handitse zingahe hari handitse 3 ugasanga imibare yawe niyo gutwarije yose yapfuye nawe bari bafungiye ibirori baraza ko bimero byabo abasabe kuko uribuka uzo bundi misishije umuntu ukora bine liste yabo nawe tujye kubahemba nyine urabyibuka kuba bimeze rero byararangiye bigenda neza tugatuje nyine kwirindira tugasoya ikintu cyane buriya nta kibazo umuntu wese ukoresha ujye ugerageza kumushyira muri kondisiyo nziza cyane rwose
kuko umuntu iyo ari muri kondisiyo nziza reka burya n'inka hari ukuntu bayikama bayiririmbira hari umuntu urimo yagaza none se dushaka impuzu z'abafundi n'uriya rwaguba impuzu y'umufundi ni kariya kantu kamushimisha nyuma y'akazi urumva wese kandi iyo bigumiye noneho ukareba ko amata ari y'aka magaritiro 5 udakama 20. rero ikintu nagira nkubwire buriya hari ukuntu nyine ngo hari ibyangombwa by'ubutaka nyine baba bafite nyine buriya ubwo ngubwo ko wumva yaguze iryo shyamba ryo hepfo iyo ngiyo nazi ahubwo nyine ndumva yarakoze igikorwa ubwo ngubwo niba twaka kwa kundi nyine umuntu ubutaka buba mumubaruyeho ushaka ko bukubarura ubwo ngubwo bizagenda bite yarazizanye ndagawe none impapuro yarazizanye wabirebye neza ndumva noneho byoroshye tumva umuhungu abirimo neza ahubwo ariko rero ngo nimba ari 30,000 by'izo mpapuro gusa nimba nayabona ngo nyashyireho wowe nuyabona uzaguze mu kimina wongera wigora uguze mu kimina uyanangire nta kibazo tuzagenda tubivuganaho ibintu byose ni ubwenge kuko baramafashije kabisa baramfashije rwose ntabwo byarihuse igihe bari baduhaye twagiye rwose twayikoresheje neza tunasaguraho iminsi buriya rero nibyo nababwira asagura neza ntugafate umukozi ngo ibi ni inshingano ze ngo muhoreze muheze kumututira muheze kunkeke ngo ni inshingano ze oya nibwo ari umukozi ugera ukamwereka ko ari umuntu ukamushimisha ukamufasha urumva erega buriya nawe urebye niba akorera bine agataha agafatamo agacupa kamwe umugore akamwaka icyo koma akamwaka icyo ntayabasigaye nitwizaza ashiduka na ka kantu yari kuzakora ku nzu nta kamwe yakoze ariko iyo umufashije ukamumotiva burya ikintu cya mbere ni mu bwonko iyo umufashije mu bwonko uramuzamura kandi nawe akakuzamura kuko umufasha uzi ko ari urimo kugira ariko niba uba wigiriye waba wigira ko wowe wigiriye ibyawe ukorere ugira icyo usabye ahubwo bose noneho bamureba hashya banyemeye ko tuzajyana hahandi kwiga wari wabibabwiye cyane rwose abacu rero bashaka ngewe ibyo rero tukwiye rwose tube hamwe urabona niba wagerayo wishyizemo abandi 5 bashyashya ubu bagendera muri kondisiyo z'aba bandi babo niba abambere bishimye iyo uje winjira muri timu yishimye ntabwo wakundizamo agahinda timu yishimye winjiramo nawe ugize ute winjiramo nawe kwije naho waza ubabara bariya kuko bariya timu nini iragenda ikaba ihindura nta kintu cyo byabara bagomba kuri abo ngabo bandi aho zakabwo rwose zabwire bagiye imbere y'abashaka inzu bakodeshe buriya hari n'ikindi twabakorera barahari gusa ko mukasa sinamutekeye cyuya shadini cyagiye byari kubera umujinya nanjye nageze imbere ndicuze ntabwo umujinya w'ibiki mva numvaga ariko akagwira kanteye umujinya mfite stress mu mutwe niyo navangiwe noneho mbwiye kuriya ngo ninjye twari dufitanye gahunda numva ko yabirangije byose kubikubwira ariko ntabwo ibintu ntabwo ari byo umuntu w'umukobwa ntabwo agira umujinya kuri akarwe n'akaya kagenda uhuye n'umuntu bwa mbere uhita unsamira hejuru kuri iyo ntuke nta ihangane hari imishyikirano ngerana nawe ku buryo wakumva wumva amagambo hari umuntu wari wumva nagiranye imishyikirano nawe ku buryo wumva ko mbonze amagambo mbabarira nyine nawe nanjye kubera ntabwo ari byiza ntuzabyongere kagoye ari mu rugo ari mu mirimo uca hariya uramubona inzu ze ntabwo ntitware rero n'inzu 2015 tukayibishyurira kari motivasiyo reka birangiye n'ibintu biba byaragiye bimbaho erega nanjye nirangiza nakoze akazi k'igifundi
kuvuga ngo nishyura inzu y'ibihumbi 20 urumva bakabana bari hamwe babyukira rimwe nta kuvuga ngo yatinze ngo yakerewa nawe biramumotiva ntabwo abaza ari inzu yishyura uramubwira uti inzu nawe ikodesheje irahari ukajya mukavugana na nyiri nimba ari amezi 5 ibihumbi 100 bo bakaba bahari udashaka kuba muri rusange nimba ari umugore afite aho cyangwa akitahira ariko noneho bya bihumbi 100 wakodesheje inzu bashobora no kubikwishyura mu cyumweru kimwe kuko bisabye umusaruro batanga bose bicaye kuko ntabwo bazabyuka bahise bari baryana bose agomba kuba ni ikibazo kibaye rega buriya na kuriya mudugudu aza ati abafundi mukoresha hano n'abari ushinzwe umutekano baba bari ahabazwa cyane buryo ikintu abantu iyo begeranye biba ari ibintu byiza cyane bitanga n'umusaruro urumva noneho niyo batashye bagenda baganira ku kazi ejo bakaza batanga umusaruro rwose icyo kintu ibihumbi 100 ntabwo aribyo byateza ikibazo wowe wabaza ukumva inzu ihagaze angahe kandi hari andi baza atari mu mujyi cyane ntabwo yahenze rwose ubundi bari bavuga ko ako mugashake amafaranga 100 nta kibazo agomba guteza ufata umutwe w'abantu 20 ukabashimisha bagakora neza bishimiye akazi ku bihumbi 100 ibyo nta kibazo kiba kirimo isoko rya mbere ryaratwunguye ntabwo byatuma hanyuma twaba tutarungutse kureba ngo iri ngiri tugiye gukora turiyungukamo gute turishoramo gute kuko bushobora kuvuga ngo washora amafaranga mu bikorwa umuntu nawe ugomba kubishora mu mutwe cyane kubera urumva erega buri muntu yaguhaye inyungu yishimye ese burya wagira ngo abapasiteri babona amafaranga gute arakubwiriza ukishima ukazajya mu ijuru ukumva ibintu biraba nta mahoro sawa ugatura ubundi buriya byita ngo ubwambuzi bw'ubwenge ariko si ubwambuzi kuko umuntu aba yabyishimiye kandi abyishimiye gukora akanaruhuka mu mutima cyane rwose bakamuha amahoro mu mutima na Yesu akamusanga rwose ujye ubafasha munabaganirize nari nje kureba nyine za gahunda nari nje ka gahunda nari mbonye kiriwe mu rugo tugenda tujya kugakorera za desi